Gashi ngiye guhaha. Yego mama. Ngiye ku isoko. Tunganye hariya mu gikoni. Yego. Ukurope na hariya mu nzu. Yego. Ibyombo bitunganye neza ubihanagure. Dore birogeje ubihanagure. Nurangiza uteke icyayi. Ibisangu gishyira muri teremusi. Umwe icyawe ngewe icyanjye ndazanye isange muri teremusi. Yego mama ndabikora. Sawa mwanyumvishije. Yego nakumvishe. Kuko ari wowe aho musize ndari kuvuga. Oya mama ndabaye umwana mwiza. Ndagiye ndaje. Unzanire ka shokora mama. Nakaza. Mama ngiye ngo muroke. Kuko nozi ibyombo ubwo nabiboneka ngiye guca TikTok. Aho mfa byo biramureba ntakazi. Nadashaka umukozi biramureba. Nje ntago ndi umukozi we. Ye ntago nakoze ibyombo. Sinakuruka. Gashi. Aho ndagusize wicaye niho ngarutse nkagusaba. Mama yego nyene. Nibere kuri TikTok. None se ariko noneho narumu. Kuri kitute. None ngwiki? TikTok mama. TikTok. Nandi kuvugana n'inshuti zanjye ziri iburayi. Kese nibiki? Akose mama telefone yanjye iri urayishaka he? Ngo nta isoni koko. Mama njye nandi. Nta isoni ubufite. Uzashaka umukozi. Yemba ningana. Wowe uzamara iki? Uzamara iki? Ariko abakobwa n'abakera ko je baba we. Se mama ugira nkora iki? None si ibyo nakubwiye gukora wabikoze. Cyane nagitetse. Kirihe? Kiri muri teremusi. Kinzanire ndebe. Aho nagusize wicaye. Ubu simbaza nkareba aho naho ibyombo biteretse. Data mama rwose simbeshye. Bose ntacyo natetse pe. Kandi ngiye kugiteka. Wambeshyaga nyine wagitetse. Abakobwa bajyaga bitwa ba mukobwa jana. Banzamukosha bamubera rugo. Ese wowe uri iki? Wowe mazaza nagusiko ukiri mu ubu nagusiko kera ngo baravugaga ngo abakobwa ni bamukobwa jana ngo ni bamukobwa inka none se reka mubwire ubu ikinyejana turimo kitwemera kuba twatunga amatungo magufi inkwavu inkoko ndetse n'ingurube. Ese mama ubu ndamutse niswe mukobwa ihene yanyitwa mukobwa inkoko nabiki? Urabona ari cyo naba. Ahubwo se muri ibyo byose ni icyo uzakobwa. Ngaho mbwira icyo uzakobwa. Uzakobwa ihene cyane. Uzabaho ngaho wirirwa muri telefone. Niko kazi ubona. Mama reka uzashaka umukozi njye rwose ntabwo mushoboye. Reka nkubwire Gajo. Urakuze sibyo? Ntabwo tuzakorana. Urumva? Mama namugabo uzashaka. Tuzakubona. Ubundi se wari kuzamushaka ukamukura hehe? Ninde muhungu wagutinyuka? Ubu urabona yuko hari umuntu uzaza kukurangiza. Niyo nkoko ntayizaza. Nibashaka bazaza cyangwa babe ntayo nzabona. Uzaguma mu rugo. Uzaguma mu rugo kwandeze. Kwa mama wanjye. Mama Sunda. Oya. Sunda meya. Umwana wanjye. Umva mwana wanjye Gajo. Ndeba hano ariko. Ese niki gituma utandeba? Ndakumva mama. Ubundi umuco w'Abanyarwanda kera umukobwa nkawe yagombaga kugira umurimo umuranga. Ariko ibi bintu byo kwirirwa muri telefone wirirwa urebamo gutya birakoresha rwose biramusha. Rega mama ikinyejana turimo kitwemera abana nkatwe kwirirwa kuri TikTok. Reka se maze nkubwire ibyo ndabyumva ariko maze nkubwire najya nkora imirimo nijoro. Mva se maze nkubwire iyo nijoro ntabinyeneye sibyo kereka niba ari y'ubujura. Nzajya nkoroka nimugoroba. Hanyuma nindahisa nteke ubundi ku manywa wirirwa kuri telefone. Mwana wanjye ntacyo dupfa sinanakwanga. Ntabwo nkwanga. Abizurangunda mama. Narakubyaye. Sumbi wanyagufa. Ariko urimo kwipfusha ubusa. Ntabwo tuzahorana. Ntabwo nzahora nkutamika. Sizahora nkugurira umwenda. Ugomba kwiga gukora ukamenyera gukora. Naho ngaho urimo kwibeshya rwose. Urimo uribeshya
ugomba kugira iterambere nk'abandi ugakora naho ubundi ibyo ni ibyo kwibeshya ejo bundi uzaba uvuye abazagusanga hano n'abazaza bagutereye mama nibyo ko ngiye kwisubira isubiraho mwana wawe ngiye kwisubiraho burya baravuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu mama ndagukunda kandi ngiye kwisubiraho guhera ubu ntabwo nzongera kujya muri telefone zajya muri telefone nini wabukoze mwana wawe ngaho reba niba ujya gutekeramo hano mama wanzaniye shokora wakoze urebemo niba nakuguriyemo n'udukweto twiza wanguriyemo udukweto twiza shaka maranguza ukuntu nkunda burya mfite umubyeyi mwiza n'Imana irabizi pe ngaho reba niba ureba mama reka ntore tuno ndabona tuno ariko twiza tukaba muri two kogira ngo isiko nari ngukeneye si ibintu waguze ko ari byinshi ubu ndabigeza mu gikoni iwe ibyinshi ntumenere inyanya nzaba ndeba da nzabyemera ariko mbona hari wabaye mugihe ese noneho no guterura byakunaniye ntabwo ibi bintu biraremereye ese byako mbiza uzashaka wese ko wateze natwe none nawe simubwiye ngo usubizeho unabikuye ni ukubijyana mu gikoni musore nawe mukobwa kuki wipfusha ubusa wakumvira igihugu ukumva ababyeyi ukumva impanuro ukiga amashuri ukorora ugahinga umwuga rubyiruko bizagufasha